Hari itandukaniro rinini riri hagati yo gukura mu myaka no gukura mu bitekerezo. Umuntu ashobora kuba ari muto mu myaka ariko agakura cyane mu bitekerezo. Uyu munsi reka turebe ibintu bigaragaza ko umuntu akuze mu bitekerezo. Ikintu cya mbere kizakwereka ko umuntu akuze mu bitekerezo, yemera amakosa ye, ntashaka kuyashinza abandi, ahubwo yemera ayo makosa wundi akiga uko yayakosora. Icya kabiri, ashobora kwihangana, ntahubuka mu byemezo, ntiyitwararike mu burakari, ahubwo abanza gutekereza ku ngaruka z'ibyo agiye gukora. Icya gatatu, yubaha ibitekerezo n'ibyifuzo by'abandi, n'iyo bitandukanye n'ibye amenya ko atari we wenyine ufite ukuri ku isi wenyine. Kane, amenya kuvuga oya igihe bikenewe, ntatinya kubwira umuntu ko atemera ikintu niba kimugiraho ingaruka mbi. Gatanu, yiga ku byamubayeho aho kubibamo mu gahinda, ibibazo abifata nk'amasomo yo gukuramo ubumenyi. Icya gatandatu, afata inshingano z'ibyo akora n'ibyo avuga, amenya ko amagambo ye n'ibikorwa bye bigira ingaruka ku bandi. Ashyira imbere amahoro yo mu mutima aho gushyira imbere gutsinda impaka, amenya ko kutarwana bishobora kuba intsinzi. 8, ntagerageza gushimisha buri wese, yibanda ku byamugirira akamaro aho gushaka kwemeza abantu bose. 9, ashobora kubabarira nubwo bitaba byoroshye, amenya ko kubabarira bimufasha we ubwe kurusha uwo ababarira. 10, yemera impinduka, amenya ko ubuzima buhinduka kandi gukura bisaba kwakira ibishya no kwiga buri munsi. 11, umuntu ukura mu bitekerezo amenya gutega amatwi kuruta kuvuga, amenya ko kumva abandi bishobora kumuha ubumenyi burenze ubwo yavuga. 12, ntashyira umwanya munini mu magambo y'abandi, amenya ko atari buri kimwe kivugwa gikwiye kumuhungabanya. 13, amenya gutandukanya icy'ingenzi n'ikidafite akamaro, ntasesagura igihe n'ingufu mu bintu bidafite umumaro mu buzima bwe. 14, ashobora kugumana amarangamutima ye, navuga byose ari mu burakari cyangwa se mu gahinda, ahubwo arategereza agatekereza neza. 15, yemera ko atazi byose, ibi ngibi bituma ahora yiga, yicisha bugufi kandi akemera inama z'abandi. 16, amenya guhitamo abantu agendana nabo, yirinda abamushora mu byemezo bibi cyangwa mu mibereho imutesha agaciro. 17, ntagerageza kwihorera, ahitamo amahoro kuruta kwishyura ikibi yakorewe. 18, amenya gutegereza igihe cye, ntagirira ishyari intsinzi y'abandi kuko amenya ko buri wese agira urugendo rwe. 19, amenya kwigira ku byo abonye ku bandi, ntategereza kugwa ngo abyigeho wenyine. 20, afata ubuzima nk'urugendo rwo gukura buri munsi, ntatekereza ko ageze ku ndunduro, ahubwo ahora ashaka kuba mwiza kurushaho. Gukura mu bitekerezo ni urugendo rutarangira, uko uhitamo gutekereza neza, kwiga no kwihangana no kurushaho kuba umuntu ukomeye mu mitekerereze no mu buzima.